Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje. Witeka abane namwe kandi abagirire neza aho muri hose, ndetse n'abanyu bose, kandi amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa kabiri. Igice ni icya 4 umurongo wa 3, aho ijambo rigira riti kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Yesu nashimwe. Ahangaha nagira ngo mbabwire yuko ibi bihe twabigezemo kera mu myaka ya za 91 tugikizwa, twumvaga hari igihe twasomaga imirongo yo muri Bibiliya ukumva ari ibintu bidashoboka, ukumva ari ibintu bitazabaho, ariko iyi minsi usigaye usoma Bibiliya ukumva umurongo rwose urahita uyisobanurira, urahita ubona n'ibyo uvuga uko bibaho rwose mu maso y'abantu bigaragara. Iyi minsi turimo cyane cyane irimo n'iterambere, umuntu arimo arihitiramo rwose, arimo arihitiramo. Minsi ya kera abantu binjiraga mu nsengero, umuntu akaba asengera muri uru, undi agasengera muri ruriya, undi agasengera muri ruriya, buri muntu wese akumva ijambo bamubwiye, uwo Mwuka Wera ayoboye akarikurikiza agahinduka. Ariko uyu munsi uragenda na telefone iriho amajambo cyangwa se ubutumwa butandukanye, iriho abavuga ubutumwa batandukanye, wowe ukihitiramo icyo ushaka kumva. Uyu munsi hari insengero nyinshi zishoboka, zaba insengero winjiramo zifatika, uragenda ukinjira ukumva, ukajya kumva ubutumwa aho ushaka, washaka neza ukazajya ahandi, washaka neza ukazajya ahandi. Ikirenze kuri ibyo, uyu munsi hari n'abavugabutumwa ndetse n'abahanuzi batandukanye. Yewe ninumva ngo hari n'abantu bagira ngo buri rugo ngo rusigaye rufite n'umuhanuzi, ngo umuntu ngo umucuruzi ukomeye afite umuhanuzi we, umuyobozi ukomeye aba afite umuhanuzi we. Mbese buri muntu ashobora kwihitiramo uwo bagendana, kandi ngira ngo akanahitamo ibyo yumva. Uyu munsi rero ubu buhanuzi biri kuvuga bwarasohoye, kuko buri wese arashaka kumva icyo ashaka, aho kugira ngo umuntu yumve ikimushyira mu nzira nziza, kugira ngo umuntu yumve igihindura imibereho ye yo mu mwuka, ahubwo agashaka kumva ikinezeza umutima n'umubiri we. Ni ukuvuga ngo uzabona insengero nyinshi, cyangwa se uzabona ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, za TikTok, uzagenda ubona umuntu afite abamukurikira benshi, cyangwa se abamwumva benshi, kubera yuko hari inyigisho bamushakaho kandi bumvishe zaba nyine zibanezeza. Uzumva ahantu hari umuhanuzi, urusengero rurimo umuhanuzi, bakubwire bati hano intebe zirashira, ahubwo abantu barinjira zigashira. Uzumva ahantu cyangwa se uzabona YouTube imwe ifite aba subscribers 100,000, kubera yuko icaho ubuhanuzi bwinshi, kubera ko umuntu ahanura ibintu buri munsi, akaza yahanuye buri munsi, buri saha agashyiraho ubuhanuzi, ukabona iyo cano irayobokwa n'abantu benshi. Kubera iki? Buri wese arashaka kumva ibyo ashaka, buri wese arashaka kumva ibyo ashaka. Aha rero ntabwo iri jambo twatinya kuvuga yuko ubuhanuzi bwasohoye, ko kitakiri iki gihe kizaza, ahubwo ni igihe turimo. Nta muntu ukihangana inyigisho zimubwira ngo va mu byaha. Yewe hagize n'umuhanuzi
hahandi habaga ibyumba ubanza ukatura, ukabanza ukihana, bakagusengera ukabona kwinjira mu cyumba. Ibyo nta bantu bakibijyamo, ndetse abantu babonye yuko abantu bataza uwo muco nawo uvaho. Abantu bose baraza bakinjira mu cyumba bagasenga, ndetse ngo hakabamo n'abarozi binjiye. Ibyo kera ntabwo byabaga. Bivuga ngo rero hariho inyigisho ziryoheye amatwi kuri buri muntu yumva izo ashaka. Bivuga ngo buri muntu arashaka ibimunezeza, arashaka ibishimisha umubiri we, arashaka iterambere, arashaka ko umubwira yuko azagera kuri iki, azabona iki, azabona iki, azabona iki, kandi tukirengagiza ko ibi byose tubisiga kuri iyi si. Yesu nashimwe. Reka rero uruko mu rusyo akome n'ingasire, n'abavugabutumwa nabo babigiramo uruhare. Babigiramo uruhare gute? Ni gake cyane usigaye wumva umuvugabutumwa avuga ubutumwa bwiza akagusha kwihanisha abantu ngo bave mu byaha, ahubwo arababwira ibyiza bagiye kubona. Atereka mbahanurire, akavuga ijambo rimwe atereka mbahanurire, akavuga irindi jambo atereka mbahanurire, ngo uhanurire ati wowe haguruka, wowe ugiye bonye viza yo kujya muri Amerika, nawe haguruka, wowe uguze imodoka ejo bundi, nawe haguruka, wowe ubonye akazi keza karaje. Ugasanga amasaha ashize ari 3, 4 umunsi wose abantu bibereye muri ibyo ngibyo gusa binezeza umubiri. Bene data, turagana he yuko ubuhanuzi bwadusohoreyeho ntitubimenye? Ese dukomeze dushaka ibitunezeza cyangwa se dushaka ubugingo buhoraho? Byaba bibabaje Yesu agarutse agasanga icyo yapfiriye ntago abantu bakimenye. Ese Yesu yapfiriye kugira ngo tubone amazu? Yesu yapfiriye kugira ngo tubone amamodoka? Yesu yapfiriye kugira ngo tubone abagore beza n'abagabo beza? Yesu yapfuye kugira ngo tubone amafaranga? Oya, Yesu yapfuye kugira ngo tubone ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Yesu yapfuye nk'incungu y'ibyaha byacu kugira ngo duhindukire tubone ubugingo buhoraho. Mwene data rero, ndagira ngo uhindukire, kuko Imana ntago yatanze umwana wawe kugira ngo unezeze umubiri. Ongera wibuke kandi ko Imana dusenga ari umwuka, ntago ari umuntu, ntago ari ikinyabuzima nk'abantu bose uyu nguyu muhura akaba yagushyeshyenga akaguha ibyo ureba. Yesu rero yaragupfiriye, ibyo ngibyo byibuke, kandi yakoze byose ngo uzabone ubugingo. Reka rero ibinezeza amarari yawe, reka ukurikire Yesu by'ukuri. Reka kandi namwe bigisha mumenye ubutumwa mugomba gutanga, kubera ko Yesu asubira mu ijuru ntago abigishwa yigeze abasigira ubutumwa bwo kuzahanura amamodoka n'amazu, ahubwo yarababwiye ati mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose, abemera mubatizwe, mubahindura abigisha. Ntago rero yigeze ababwira ngo mujye guhanura ibi, mujye guhanura ibi. Reka twongere twikubita agashyi maze tuvuge ubutumwa bwiza Yesu yadusigiye, kandi namwe abari mu gushaka ibibanezeza muhindukire, kubera yuko igihe kirageze. Igihe ijoro rirakuze, umugeni arenda kuza gufatwa n'umukwe. Reka rero tumenye icyangombwa, tuve mu bidafite umumaro, kubera yuko Satani turebye nabi yazatwisasira. Mana, ndagushimye kubwira ijambo ryiza uduhaye. Ndakwinginze kugira ngo tanga umwuka wawe ku bantu bawe, ku bana bawe. Tanga umwuka wawe wera n'imbaraga ku bakozi bawe, kugira ngo Satani ye kubayobya bavuga ubutumwa butari bwo, ahubwo bakangurira abantu kuva mu byaha, bahindukire, kugira ngo umunsi utazabasanga batiteguye Satani akabisasira. Reka rero ineza yawe ibe ku muntu uwo ari we wese ugushaka, kandi ugirire neza umuntu wese ukwifuza, kugira ngo wa munsi tuzahure twese tunezerewe, tugiye kwimana ingoma idashira. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, none gusabye. Amina.